Umwana wa Yago Pondati, Yago Life. Uyu mwana yabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uyu mwana bamwe ba Yago Pondati yamupostinze avuga ati mwabonye umuhungu wanjye. Umuhungu yabyaranye na Teta Christa uturuka mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, iwabo n'itumba mu ntara y'amajyepfo. Yago Pondati mwamenye ku mbuga zigiye zitandukanye, aho yamenyekanye nka Yago TV show cyangwa Yago Pondati. Yaje gushakana n'uyu mukobwa w'umwarikazi w'umunyarwanda witwa Teta Christa, aho bari bamara igihe kirekire bakundana. Teta Christa yagiye muri Uganda agiye kureba Yago, barabana nk'umugore n'umugabo, bamarana igihe kitari kirekire nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice. Muri iyo myaka bamaze, Teta Christa yaratwise, arangije gutwita aza kugeraho arabyara umuhungu mwiza cyane usa nka Yago, ufite imisatsi nk'iye. Nuko muri iki gihe yahuye n'impanuka, nabyo turabyinjira mu kiganiro cyacu cy'uwo munsi. Ahura n'ikibazo aza gukora impanuka, ariko ajya mu bitaro aza kuza kuvayo. Umwana wa Yago rero ntabwo babashe kuba bamugaragaza ku maso, kuko buriya abana b'abasitari ntabwo bapfa kubagaragaza mu maso, kereka bamwe na bamwe. Ni umuhungu mwiza cyane ubona rwose w'ikibonke, umeze nka Yago, usa nka mama we, usa nka Teta Christa. Ni abantu beza cyane. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, kora aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitazajya bigusiga 5 kuri 5. Njye muri kubana muramenyereye kuri channel yanyu, kuko ni nziza cyane kugira ngo tujye tubana iminsi ku minsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora aho hasi handitse subscribe cyangwa sabone, ibiganiro byacu byose bitazajya bigucikaho, kuko tujya tubagezaho breaking news update, cyane kwibanda mu bisate by'imyidagaduro. Tubane rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Gukora kw'Imana kubane namwe. Niba utameze neza, ihangane ubuzima urimo, wagize ibibazo bitandukanye by'umubiri se, wahuye n'ibibazo bitakoroheye, ihangane, kuko kubabara ntabwo ariko gupfa, cyangwa kugera mu bibazo birebire ukumva uriyanze, ukumva ntako ubona wabigenza, ariko ndagira ngo nkwihanganishe nkubwira ngo komera. Mu minsi yashize nabagejejeho ikiganiro Yago Pondati, aho yakoze impanuka hariya muri Canada. Akora impanuka ari mu modoka, aza kugira ikibazo, ajyanwa kwa muganga mu bitaro bya hari i Kampala. Imodoka ye yagize ikibazo, imaze kugiza ikibazo ajya mu bitaro bya i Kampala, niho yarwariye. Murabizi yuko yari afite umusatsi mwinshi cyane ku mutwe, afite amasunzu menshi ku mutwe, ariko baje kuba bayakuraho bitewe n'iyo mpanuka yari yagize. Yaje kuri ikiganiro avuga buryo ki Imana yamutabaye, Imana yabanye nawe. Yago Pondati buriya ni umuntu wizera Imana cyane, kandi ndabikunda cyane. Aba big energy, barabizi aba big energy ni nkaho baba ari abafana be, ni abafana be. N'ubundi yaraje ababwira uko iyo mpanuka yagenze. Ntabwo byari bimworoheye rero, yamasunzi ye, wa musatsi we bawukuyeho, ariko nubwo babikuyeho, muri kubona yuko umuhungu we yabyaranye na Teta Christa. Ubwo ndavuga Teta Christera, yabyaranye n'uyu mukobwa w'umwarikazi mwiza cyane, ufite imiterere myiza. Nawe muri kubona yuko umuhungu we afite umusatsi mwiza, afite umusatsi mwinshi. Rero Yago Pondati yarapostinze, nako yafunguye indi account ya Yago Life ubuzima. Ubone nkaho yavuze ati ubuzima bwanjye, apostingaho umuhungu we, aravuga nti mwamubonye umuhungu wanjye. Ubu Instagram imaze kugira abantu 10,000, kandi ayifunguye ejo bundi. Abafana be ntabwo babura kumufollowinga, bagomba kumufollowinga, ubundi bakazajya bareba ibihangano byiza ndetse n'iby'umuhungu we bazajya bacisha. Akantu kanshimishije ni akantu yavuze ngo mwamubonye umuhungu wanjye, mwamubonye umuhungu wanjye. Ni ibintu byiza buri mubyeyi wese yakwishimira, ariko ni byiza cyane. Iyi video irashimishije cyane kubona Yago Pondati, bamwe bari baramugeze intorezo bavuga yuko ngo umugore we ngo
batazabana ngo umwana yagiye, nyine amagambo menshi kuri social media ntabwo ajya abura, ariko ubu ngubu arishimye cyane, yishimiye yuko umuhungu we yakuze ndetse na mama we akaba ameze neza cyane, Christella akaba ameze neza cyane, umuhungu we rwose usa nka Yago, muri kubona rwose ameze nka Yago, arasa nka Yago, ni agahungu keza gafite amasoso, gafite umusatsi mwiza, ikiboke cyiza, icyana cyiza cya Yago, bose muri kubona yuko ari byiza cyane, birashimishije, biteye buri mubyeyi wese kuvuga ngo umwana wanjye, biteye buri mubyeyi wese kuvuga ngo umuhungu wanjye, na Yago nawe yaraje aravuga umuhungu wanjye. Baravuga ngo amaraso si amazi, buriya iyo wabyaye ukagira inshingano zo kurera biba byiza cyane, uzi inshingano zo kuba umubyeyi ukavuga ngo ndi umubyeyi ngomba kwita ku bana banjye, ngomba kwita ku mwana wanjye, ariko ndagaya wowe mubyeyi wabyaye ntubahirize inshingano z'uko wabyaye, ntiwubahirize yuko wiswe umubyeyi ugatererana uwo mwana, ukanga uwo mwana, kandi uzi yuko umwana ari igitambambuga, akazakura abaza ati se mama wanjye ari hehe, papa wanjye ari hehe, umwana akurana icyo gikomere ugasanga umwana arababaye cyane. Rero Yago we mu byishimo byinshi rwose n'umuhungu we bameze neza cyane, ndetse na mama we umubyara witwa Christella. Dushimire ababyeyi barwanira ishyaka ku bana babo, dushimire buri mubyeyi wese wagiye ishyaka kugira ngo umwana we akure, muri ab'agaciro, kandi nkatwe bana mwabyaye tuzagenda tubahereza ibyiza mwakoze. Buriya umubyeyi iyo yabyaye akarera umwana neza, n'umwana nawe aramwitura akavuga ngo mama wanjye yandeze neza, papa wanjye yandeze neza, nkwiye kumwitura, mwereka ibyiza, mushimisha, mubwira ngo mubyeyi warakoze kuba warambyaye, warakoze kuba waranshyize ku isi, nanjye nkagera ku isi y'abazima, nkaba mumwereka umwuka w'abazima. Ibyo ngibyo bishimisha umwana, donc bigashimisha n'umubyeyi, ni byiza cyane. Yago wacu umugore we nawe yameze neza cyane hariya muri Huye. Ngayo nguko rero ibiganiro byacu biba ari akagaruka, reka minira ahangaha mbifuriza umugisha w'Imana gukomeza kubana namwe, gukora kw'Imana gukomeze kubabeho, imigisha y'Imana igomeze ibabeho, blessing y'Imana mugomeze muyibone, amafaranga yarabuze ariko mugomeze muyabone, ndayabifurije, ndagira ngo Imana wowe unkurikiye aka kanya iguhezagire, ibibazo byose ufite humura bizagenda neza, nta kabuza, Imana ntabwo igitatira ubuzima bwacu bwa buri munsi, iratwumva kandi ikadukemurira ibibazo tuba dufite bya buri munsi mu buzima bwa buri munsi, ikabana natwe ikatwigaragariza. Wagize ibibazo bigiye bitandukanye by'ibyago se, komera kandi wihangane, turakwihanganisha. Imana ibahe umugisha kandi mugire amahoro, ubumuntu, umutekano, byose byiza bibabeho. Murakoze cyane.